Reka nanone twongeye tubasuhuze bakunzi bacu ba hano kuri Rwanda Burundi TV, mwese mudukurikira turabasuhuje. Twizera ko hano hose muri mutekanye ku migabane mugiye muriho itandukanye. Muri kumwe nanjye political analyst Niyonkuru Kofi. Uyu munsi nongeye gutumira Jean Pierre, muramenyereye nawe no muntu y'interesse mu bintu bya geopolitique. Ndetse muzajya mukunda kumubona hano dukorana ibiganiro haba kuri kamera cyangwa se n'inyuma ya kamera. N'umuntu tuzatubana cyane. Jean Pierre, wasuza abantu bakunda gukurikira analyse yawe? Ego, ndabashoje cyane abakurikira Rwanda Burundi TV. Tubabwira ngo aho muherereye mugomeze mugubwe neza. Tugiye kugira ikiganiro kirabaryohera muri make. Kandi ikiganiro cyacu tuba twifuza ko abantu bakire bakikarangira. Burya o kugira ngo urebe ikiganiro ugitangire uze kukigezamo hagati, burya wareba ibindi ureba, burya abantu ntitugate igihe. Kuko icyo gihe ntabwo umenya nyirizina ingingo zose zavuzwemo, kuko ushobora kugenda ubeshya uko ikiganiro cyari kimeze nyamara kubera kutakirangije. Kuko shene yacu burya ntabwo tugamije ngo ibintu bya views, twe tugamije kugira ngo twungurane ibitekerezo, wumve ibitekerezo by'umuntu. Nawe none hasi muri commentaire cyangwa se nawe uzaduhamagara utubwire ati burya nanjye mbyumva gutya. Rero kugira ngo urebe ibintu ibice, ahubwo wareba comedy windi ushaka yukayireba ikarangira, cyangwa se wenda urunana ba uploadinze rwukarwumva rukarangira, kuko twe tuba dushaka abantu elite politique bafite ibitekerezo bishobora kugira icyo byahindura mu kibuga cya politique muri make. Okay. Rero tumaze iminsi kuva intambara Ukraine yatangira, hari byinshi byagiye bihindagurika. Ndetse ubona ko bigenda bigira n'ingaruka mu turi strategique nka Middle East, kano kare kacu ka EAC. Ubungubu rero muri EAC harimo haratutumba ikintu cy'intambara. Urabona ko diplomasi z'ibihugu zirimo ibibazo. Urabona ko ibihugu biri kugura capacité militaire. Urabona ko Amerika irimo iraza ikabyivangamo bitewe n'uko ibona hari ibintu bigiye guturika. Ese intambara y'aka karere cyangwa se aka karere urimo urakabona gute? Ibyo bintu wabitunyuriramo uko bibona? Yego, ubundi akarere muri iyi minsi yo kitegereje, wenda kubera hari umuntu ushobora kuvuga ati se iyo ntambara kuko irashoboka, wenda agendeye kuri za 2012 ibyabaye, wenda ugiye kubireba muri iyo sansi za 2012 twabonye SADC iza igatsinda M23 diri karangira. Ariko umunsi wa none isuri iratandukanye, ko kiriya gihe cya 2012 ntago ingabo za East Africa zari zirimo aircraft. Ariko muri iyi conflict aho yabaye outbreak, wabonye ko hajemo noneho ingabo za East Africa akaba ari zo ziza kugarura ayo mahoro. Noneho nimba zaraje ntizigere ku ntego yazo, kuko twabonye Kongo Felix Tshisekedi azihambiriza avuga ati nta kintu mwakoze ni mwisubirireyo. Nubwo wenda ku ruhande nta kintu kiba kibi cyane, habonekamo n'utwiza ko kuba bahageze hari ukuntu rugamba rwabaye rugabanya mvoma. Ariko noneho ntibagira ku ntego nyamukuru DRC yifuzaga, kuko DRC cyo yari ikeneye nukuza bagatsinda M23 ikagenda nkuko SADC yari yabikoze. Ntibyagerwaho. Rero kuba bitaragezweho, urareba ko hahise habaho iki kongera kuba bareba alternative yo kugarura SADC. Rero SADC yije hari ya CLAF isezerewe n'ikimwaro, kuko hari ibyo itabashe gukemura. Urumva nabo hari akangononwa bagendana. Akangononwa ni iki? Akangononwa ni nko kutanyurwa. Bagiye mbese batanyuzwe, kuko ndatekereza ko iyo babahitishamo kuhaguma no kugenda bari kuhaguma. Noneho rero ikikwereka ko intambara itandukanye n'iya 2012 ni ukuvuga ngo harimo izo parametre ebyiri. Mbere ni SADC yaje kubita M23 iragenda n'abariye bayo. Ariko ubu noneho hariho izo aircraft, ibyo bihugu hariyo Kenya, Sudani y'Epfo, Burundi, yewe na Uganda. Tanzania bo kubera bari bafitemo abantu muri UNESCO bagumye kuri icyo gice. Noneho urumva muri make hari ibice bibiri. Hari SADC hari na EAC. Ahubwo noneho kwibaza ngo iyi ntambara irashoboka, ese koko EAC ifite capacity yo kwiteranya ikaba yarwana na SADC?
aho ngaho nahita mvuga ngo hoya. niyo bararwana undi bapfa iki? Icyo bapfa urumva intambara zacu akenshi muri ibi bice bya Afurika ziba zishingiye ku bintu by'ubukene n'amabuye. Ubukene n'amoko, ko amabuye nyine aragenda muri ubwo bukungu, ariko ubukene n'amoko. Hari abakeneye resources, abandi bafite ingufu mu bintu by'amoko, urumva izo mpande ziranga zikagongana. Noneho nimvuga ngo EAC na SADC ntabwo byarwana, kuko muri EAC dufitemo Tanzania, dufitemo Burundi, yewe dufitemo na Kongo ubwayo nyirizina ifite ikibazo. None se ibihugu bisigaye bindi biriyangaje gutera bigenzi byabyo birihuriye mu itsinda rimwe? Ahubwo ikiraba EAC already yacitsemo kabiri. Ko ubwo hari Uburundi buri kumwe na Kongo 100% rwose, Evariste ahora bivuga. Tanzania nayo byanga binoga kuko iri muri SADC, kandi urabona ko nayo iri mu bazohereza ingabo. Urumva ko EAC bya bihugu byari 7 already 3 byagiye. Bine bisigaye se byo biri bwaze kwiyangaje. None isano yako kavuyo kari kuba muri EAC n'ibintu biri kubera muri espace geopolitique by'intambara za Ukraine, za Israel n'ibiki byose, nta sano byabifite ko ndi kumva ibintu byose uravuga birabura gusa. Already isano irahari, kuko iyo byitegereje turasabwa gusubira mu myaka y'inyuma ya za 80, muri za 80. Urumva already urareba hariho inkubiri y'iyi Cold War irimo igenda igana ku misozo n'iki. Uburusiya imbaraga zabwo hano muri Afurika hari ukuntu zabaye nk'izineshwa. Tubona Patrick Lumumba arafa asimburwa na pro-America. Tureba Tanzania, urumva bo bari bagifitemo Umurusiya, yewe ni Burundi. Noneho aho umunyamerika agire an plus, wenda ufashe urugero kuri Museveni, ko ubona ko ari we wazanye iyo ntuza ya pro-America isimbura Abarusiya muri icyo gihe. Noneho Abarusiya bongeye kongera kugaragaza imbaraga zabo, nabo barashaka kuza bakagaruka bagasubiranaho bahoranye. Rero muri uko gusubiranaho bahoranye niho biri bwaze guhurira, usange n'ubundi ni za mbaraga tuhora tuvuga n'ubundi ziri guhanganira muri Kongo. Ego nubwo nyine hazamo izindi parametre, ariko Umurusiya n'Umunyamerika n'ubundi ntiwabatandukanya n'icyo kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko Umunyamerika yarahasanzwe, yarahafite imbaraga, ariko noneho Umurusiya aho yakangukiye nawe yaje. Niyo mpamvu Umunyamerika ari gukora ibishoboka byose kugira arebe ko hari ikintu yasigarana nawe. Ego noneho ni ukuvuga ngo abagiyeho muri icyo gihe Umunyamerika yagiraga emergence hano, ni nabo bafite ibibazo byo kuba baza gutakaza imbaraga bari bafite, kuko ni ukuvuga utari ufite power icyo gihe, ahubwo ubu ngubu nibwo ari kuzigira. Uwari uzifite ubundi hari ikintu kimwe ngiye nkunda kugira filozofi yanjye, sinzi ni hariye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari gukura, Abanyarwanda nibo babivuga neza ngo ni ukubyina uvamo ugenda usigira abashoboye. Ni ukuvuga ngo ntabwo wagira power lifetime, wapi byanga binoga. Hari abandi bazamuka, hari nabita nk'urubyiruko muri politiki, bakibyiruka muri politiki, bazana amashagaga mashya, bazana ibitekerezo bishya, bagira amaraye mashya, baba bategereje kugusimbura. Wabyanga wabyemera urasimburwa. Ego mbono niyo ntambara aka karere iraba cyane ntabwo iba. Ni ukuvuga iyo byitegereje muvoma zigenda zikorwa, aho kugira ngo itaba, ahubwo hari ibigaragaza ko ahubwo yaba kurushaho, kuko impamvu twakabaye tuvuga ko itaba iyo tubona ko hari abantu bari kujya muri mediation bagira ibiganiro runaka bikumira, ahubwo noneho uruhande rwose abafana barafana, hakenewe iyo ntambara. Noneho wabireba nyine imyitwarire y'ibihugu ukabona ko ariho biganisha. Iyo urebye uburyo DRC yiyubatse, biragaragara ko rwose igiteguye intambara bigaragara. Nubwo wenda hari abantu bayikerensa bakabifata ibyo hambere,
hari akantu bajya bavuga ngo burya si buno ni abantu batarapudeta noneho wareba Sadek ese kuki Sadek igarutse nimba igarutse urumva ni izindi power ese M23 ifite capacity yo kurwana na Sadek ikayirangiza wenda ese bwo FARDC yo yaratsinzwe icyo kintu nicyo kwibaza ni ukuvuga ngo abariye ba M23 nabo ubwabo barabibona ko intambara ishoboka ari nayo stage iri gukurikiraho ko nta rutangira intambara iraba kuko rutangira yakabaye ibiganiro none nta biganiro tubona ahubwo buri umwe arahiga ubutwara undi icyo ni ikigaragara ko iyo abantu babiri biteguye buretse guhura bakamenana akavamo usuna n'utsinda nta kindi ubundi ushaka ibiganiro ashaka arasaba iki ubundi usaba ibiganiro asaba iki usaba ibiganiro se iyo urebye se buriya ibiganiro mbona nabyo kada ni icyuka ni ukubivuga gusa ko ni ukuvuga ngo tujye mu biganiro hari uburenganzira buri guhonyanywa ariko exactly wabireba ukabona nta biganiro bikenewe ko ni kenshi twagiye twumva ibiganiro bya za Nairobi Burundi bategura Bujumbura ariko nta kintu kivamo akenshi ni na hake uzabona ibiganiro birangiza ikibazo cyari gihari akenshi n'impaka uguhiza ubutwari nyine muratabarana ubwo urushije indi mbaraga akaba ari usigarana ikibuga naho ibiganiro byo ntago bishoboka rwose bo wakomoje kuri emergence y'Abarusiya ko ari gutera bino bintu byose imihindagurikire mu turere turi sensible none rero ntago ndabisoma neza ngo mbikore ubushakashatsi ariko biravuga ko Putin ashobora gukorera ingendo muri Afurika ese ubundi kuki Putin ubundi atarasanzwe akora ingendo muri Afurika ni ukuvuga ngo iyo witegereje politike y'Abarusiya muri Afurika mbere hari ukuntu Afurika batari biriwe bayitaho ko urareba umunyamerika umurusiya cyane cyane yinteresaga mu Burayi no muri Middle East niho yagaragazaga imbaraga Afurika nyine ari ikintu yashyize ku ruhande ariko aho intambara ya Ukraine ibereye Abarusiya babaye nk'abakanguka bibuka Afurika bibuka ko ikenewe kuko urumva aba Occident bagomezaga bakoresha abanyafrika mu gutora imyanzuro yo gufata sanctions z'Uburusiya n'iki ariko Uburusiya nabwo busa nk'ubukangutse bwibuka ko Afurika ari ikintu gikenewe kugira ngo ugire iyo power ko nk'Amerika nyine yarayikoresheje igira power zigaragara noneho rero Umurusiya nawe aribwo yatangiye nawe kureba strategy yakoresha ko abanyafrika ikintu cyambere abanyafrika turagura ibitwaro kandi aho hantu mu Rusiya kuri weapon trade abari ready noneho akiyongeraho ni Wagner Group ye Wagner Group ye twagiye tubona ibihugu yagiye ikoramo nka za Central Africa urabona ko hari ukuntu ahantu yagiye igera hari ukuntu byagiye bihinduka noneho bituma n'aba perezida bandi b'ibihugu batangira kumva hari ukuntu bakitwara neza ku Murusiya bagakorana nawe akabakiza ingoyi bagiye baba bariho noneho ibyo Umurusiya kubibona yabonye ko hano hari ama conflict abagiye atandukanye nkuko twabivuze akenshi biba biri mu bintu by'amoko yewe n'ubwo bukene nk'umuntu rero usanzwe ari ku isoko ry'intwaro urumva aho hantu arahabona nk'ari potentiality namara kuhabona nka potentiality hariyongeraho na minerals zihari zabaye izo za cobalt za uranium zirakenewe nawe rero aragira ngo agireho access kuri Afurika bireke kuba ari ibintu bya West gusa ko iyo witegereje Uburusiya bwari bwarasinzire cyane Putin yabakeneye amabuye Afurika nawe arayakeneye kuko impamvu mvuga ngo arayakeneye nubwo yafite twabonye ko nta wanga ijana ku rindi ni ukuvuga ngo abashije kuyakontorora yose West nyine byaba bivuze ko bapfukama kugira ngo baze kubona kuri uwo mugati niyo mpamvu nawe ayakeneyeho access akeneye gukontorora ibyo birombe nawe akagira ibyo ategeka runaka kimwe mu bintu Putin agomba gukora kugira ngo yemerge nimba ashaka kubaho nk'Amerika nuko agomba gukora kopi z'ibintu Amerika yakoreshaga yes cyane ese Putin wana azabasha gufata Afurika agashoramo donc Putin agakora USAID ye agakora francophonie Commonwealth ye
IMF ye iki mbega ibintu Amerika yafatishaga Putin azabiramplasa biragoye guhita yahita biramplasa ako kanya kuko iyo urebye Uburusiya ntabwo bwagiye bushora imbaraga muri lobby cyane ntabwo bagiye babyitaho ariko ntekereza ko byanga binoga iyo ari kureba imigendekere y'isi abajyanama n'ibindi bihugu wenda nimba ari kumwe n'Ubushinwa bashobora kumwereka ikarita ko iyo karita ikenewe ni ukuvuga ikintu cyakora nemera cyo abagenti ba Amerika bazahura bazahangayika cyane rero amaze gukuraho abo bagenti ba Amerika ndakeka na za mfashanyo za Amerika kuzakira bizahita bitangira kugorana ko mbere umwagenti yazakiraga nyine n'ubundi ni arasabwa kuzakira ariko noneho nimba abagenti batagihari ba Amerika hagiyeho ubuyobozi noneho bushyigikiwe na Russia icyo gihe bizaba byoroshye ko Umurusiya nawe yatangira gukora ama signature ama contract arimo ibintu noneho biri cash bitari imbunda gusa ntekereza ko igihe abagenti yaba yabaranduyemo n'ibintu bijyanye n'amafaranga Afrika yabasha kuyabonaho igihe ariko nanone hagomeza kubaho partnership n'Umushinwa kuko Umushinwa already iyo urebye amafaranga yari yashoye muri Afrika amaze gushoramo nahoze ndeba ni biliyoni 254 mu gihe umunyamerika ari 34 mu gihe Umurusiya ari 18 urumva Umurusiya yarakiri inyuma cyane none iyo ndebye abagenti ba Amerika ko bafite ubutegetsi bukomeye imbere mu gihugu nta muntu ubuvuga nta muturage ubushinga ishyaka nta donc nyine babakomeye bafite ubutegetsi buhamye yego ese Putin azakora ize mechanisme kugira ngo baveho kuvuga n'uwitegereza abagenti bahari abenshi urasanga barengeje imyaka 30 bari ku butegetsi bivuze iki abo bantu barashaje ni ukuvuga ngo bya bindi twahoze tuvuga urabyina uvamo ni ukuvuga abo bantu bashaje ese ko ku butegetsi bafite capacity yo kubugumana muri iyo myaka ko nyine Yesu Paul byamaze igihe kingana cyashaje ni ukuvuga ngo impamvu twabonaga nyine impamvu twabonaga akomeye ntabwo hari haje test yo kumutestinga nyine yari ahari yari pro America ariko se hari izindi mbaraga z'Umurusiya yagiye ahura nazo ariko noneho ubu ngubu hari test yo gutestinga koko urashoboye cyangwa ntushoboye niyo mpamvu abo bagenti nimba koko nta uri munsi y'imyaka 30 20 bivuze ko rwose ntabwo rega wamara ku butegetsi imyaka 100 ntibishoboka byanga binoga bazasimburwa bigendeye no kuba nabo ubwabo bamaze igihe kinini ku butegetsi biravuga ko Putin ashaka gusura igihugu cy'u Burundi yego ese u Burundi buri significant bungana iki mu ngendo za Putin kuki ari bwahisemo impamvu ari bwahisemo urareba iyo urebye nko muri East Africa u Burundi buri gukora emergence kandi noneho urareba buri tayi na Congo ko ukuye ikintu muri buriya burasirazuba bwa Congo igihe udashaka ko Amerika ikigera access urakinyuza mu Burundi niho hantu hashoboka ko izindi nzira umunyamerika arimo ariko u Burundi burashoboka noneho si nicyo gusa u Burundi imusongati hari icyabonetseyo kandi iryo buye ryabonetse muri iyi Misiri rirakenewe noneho Umurusiya yareba ku ikarita ya East Africa akareba okay Tanzania nta kibazo gisanzwe gihari u Burundi mbese ni nko kugaragaza mu karere ko bukwiye kwitonderwa atari ikintu wahita ushotora uko wiboneye igihe yaba yakoreye y'urugendo ko nakorera y'urugendo hari bizatanga igisobanuro kinini cyane yaba yewe ku Barundi ubwabo yewe n'akarere muri rusange kuko ndakeka bwo ari cyo gihugu azasura muri East Africa gusa nimba usuye Burundi uragira access ku makuru ya Congo kandi aya mabuye yo muri Eastern Congo akenshi niyo nabonye bamaranira twabonye ko inzira nziza yo kuyanyuzamo izagiba ari mu Burundi igihe Uburusiya bwaba bugize power ni ukuvuga ngo icyo buzasiga muri geopolitique Abarusiya bazaba bagaragaza ko n'ubundi muri East Africa bahari
barahari kuko already bahafite Tanzania, warebera imigirire ya Tshisekedi ukabona ko bahari, noneho bafashemo n'u Burundi. Ni ukuvuga na ya East Africa Community bwayo akenshi yari yiganjemo aba pro America, already nabo batangiye kubona concurrence, batangiye kubona abandi babakonkira. None se usibye impamvu za Kongo na Burundi bwo nta geopolitique bufite ku buryo bwa kwenteresa umuntu kubusura? Ari byo twavuze ngo akantu kabonetse Musongati karafasha mu kwenteresa, kuko impamvu u Burundi nabwo buregeye, u Burundi si landlock, ndimva ntibesha atari landlock. Ni landlock, hari inyanja bukora hose. Siko nari nibeshye, Tanganyika nari nyigize nk'ari inyanja. Ni ukuvuga ngo abarundi no bareba muri geopolitique nabo hari akamaro bafite, ko impamvu bafite akamaro nubwo Amerika hari ukuntu iba ibireba, ugendeye wenda nko kuri uriya wari ushinzwe politike ya Amerika uherutse kwitaba Imana, yagaragaza ko Burundi n'u Rwanda nta interest nini zirimo, ariko bigendeye ku bintu bya tribik, ko usanga buri gihe ari opposite, ntabwo bari mu mujyi umwe, nyine biragoye ko wahita ukonkira ako kanya. Noneho ni ukuvuga ngo muri geopolitique ufite u Burundi, Amerika nyine wa mujyo wayo ntago uba wagerwaho, ko Museveni ntago azaba kibashije kurebera bwa Burundi. Yego. Mbonone urimo uradusobanura emergence y'Abarusiya nk'umunyafrika. Yego. Ariko noneho yibajije mu Rusiya ntago yakubwira ibyo ngibyo byinaha muri kano karere. Mu Rusiya yakubwira uburyo bamaze kwemeje i Burayi, muri Aziya, muri Middle East. Ese ubundi emergence y'Abarusiya ku rwego rw'isapana no mu karere, geopolitique y'Abarusiya imeze gute? Itunyuriremo muri make. Ni ukuvuga iyo uyitegereje geopolitique y'Abarusiya, hari ukuntu muri iyi minsi yashekinze muri centre, hari ukuntu yakomanzemo. Ni ukuvuga ngo mbere hari ukuntu Amerika byari byaracecetse bakimara gutsinda iyi Cold War, nyine Amerika yarabaye umugabo ahantu hose, ariko noneho aho Putin afashe intego yo gutera Ukraine, hari ukuntu byongeye bisa nk'ibibyutsa kuvugwa ku Burusiya. Ni ukuvuga ni nka wa musitari wari warazimye, ariko akakora akagoma ka bifu n'undi uri kuri hiti. Urumva nawe bituma hari ukuntu agenda azamuka avugwa. Noneho wabireba ukareba kano kantu kabo nubwo kakiri gato ka BRICS karamufashamo muri geopolitique ye, akabasha kuba yakereka ya Western ko nawe hari allies afite bamwumvira. Noneho wareba muri Middle East, urareba Uburusiya bwahagaze kuri Syria, ndakeka ari Bashar, iyo atagira Umurusiya biba byararangiranye n'igihe cya ba Gaddafi. Ariko urabona ko habaye ihangana rikomeye guhera 2011 tukaba tugeze 2024. Urumva yagaragaje ko ashoboye nawe. Wareba mu bigenda biba za Afghanistan, ibigenda biba nk'iyi conflict ya Palestina na Israel, byanga binoga haba harimo ako kantu k'Umurusiya, nawe bavuga ati ni gute twagenzura kugira ngo nawe atabasha kwigarurira utuduci. Urumva ko muri politike hari ukuntu Abarusiya nyuma yuko bateye Ukraine babaye nk'abigarura kuri stage aho bagaragara, bitandukanye nuko mbere twabafataga, ko byari nkanjye nko kugira ngo numve mu Rusiya ntago nari interesse cyane ku Burusiya tu. Ariko aho akoreye ako kantu akigarura kuri stage byatumye amaso afunguka. Noneho na bantu iyo bajya gukora alliance hari ukuntu nawe abanza kudoubtinga, vuga ati ntabwo ndahita niyomeka ku munyamerika ako kanya, ntabwo iyo turebye nka resolution iyo zitorwa ntabwo ari ryajana ku ijana. Nubundi ni cyerekana ko still hari ibihugu bikiyumvamo mu Rusiya bikeneye ko bakorana. Ariko se ngewe iyo ndebye Abarusiya ibintu byose muvuga bemerja ibiki byose ko mbona ibyo bintu biba biri mu mitwe y'abantu gusa bitari en place,
kuko nk'urebye ibintu byose Amerika yayoboresheje ino si biri en place. Yego. Ikintu Putin amaze gusimbuzamo ni kimwe gusa nuko nawe abasha gucuruza intwaro abantu batazigura muri Amerika gusa. Ariko si iyo turebye ibindi bintu Amerika iyoboresha isi ko Putin nta na kimwe ajya asimburamo. Nakubwiye systeme financière. Yego. Nakubwiye amasoko. Nakubwiye ibintu byo gucuruza intwaro, burya ntago Putin acuruza intwaro nyinshi kurusha Amerika. Yego. Yego arutwa yasimbujemo ariko ntago arageza ku rugero rwabo. Nakubwiye ama institution, nkubwira ama ambassade, donc ibintu byinshi Amerika iyoboresha. Ese ubundi emergence ya Russia iri he? No kuvuga ngo urumva bo bakimara gutsindwa Cold War. Bararambaraye baguye hasi. Baguye hasi byose, ariko nimba tuvuga ati iyi ntambara yo muri Ukraine ubu twinjiye mu mwaka wa kabiri wayo. Byanga binoga nako gake tuvuga kongeye kuzuka aho ibaye nk'ikomanga, nkuko nari nabivuze ni wa musitari wari warazimye ariko akangukana akantu k'akabifu kugira ngo rubanda rwongere rugira attention. Ahubwo wenda no kuvuga ngo ese dukoze projection, ese mu myaka 5 hari icyo Uburusiya bwaba bwahinduye ku migirire yabwo ya mbere, kuko mbere bari weak, bari baratsinzwe, baremeye biraho nyine barakiye, ariko noneho bagerageje kubyuka. Twabaha wenda period y'imyaka 5 nibwo twamenya koko ese birashoboka cyangwa ni ibintu by'icyuka biraho gusa. Ngiye nakiha imyaka 5 kugira ngo menye koko nimba byagerwaho. Yego. Donc no kuvuga ngo ni ikizere mu buhari kubundi en place nta bikorwa bifatika Uburusiya burashyiraho ku buryo twabasha kuvuga ngo buzahigika Abanyamerika. Oya ntiburaza, kuko wenda akantu gato ni ukuvuga nimba harabaye gukonfenka ka BRICS kakabaho. Niko kantu wenda kari en place twavuga kaza guhangana na Amerika ugendeye kuri NATO. Hako se BRICS ishinzwe guhangana. Muri BRICS bari hara muri South Africa. President wa Brazil yaravuze ngo BRICS ntago ishinzwe guhangana na Amerika. Twe dushinzwe kugira ngo ibihugu byo muri Global South natwe tugira ama economy afatika. Ariko ndatekereza bamaze avuga ko ari uguhigika economy ya Amerika. No kuvuga ngo noneho nimba umuntu avuze ngo natwe tureko ko economy zazamuka ninde uzizamura noneho. Ni Global North. Ya kuko akenshi abari ya setting. None se wahangana n'uguhemba. No kuvuga ngo ushobora kumpemba nkemera nyine nkemera nkagendera kuri ako gashahara uri kuma. Ariko nanjye nkaba mfite twa manevre tw'udu strategy ndi gukora ku buryo isaha n'isaha nanjye hari ibyo nakifasha. No kuvuga ngo nubundi ntiyahita avuga ngo turi guhangana. Kuko already nta mbaraga nyine zirabaragira. Niyo mpamvu bavuga ngo turi kureba natwe uko economy yazamuka. Ahubwo nabo twabimenya koko ko batari guhangana, babashije kugira ya economy ifite capacity koko yahangana. Kuko nk'ubu ntago nshobora kuza kukubwira ngo nje kugukubita kandi mbizi neza ko rwose ukikoraho nataraka nkahirima mu birometero byinshi cyane. Ahubwo nkwereka ko ndiyoroshya, nkakwereka ko turi gukorana fazari, noneho ngiye namara nanjye kugira bwa bushobozi nkaba nanjye hari icyo nakora nkwereka ko koko nanjye maze kugira ubwo bushobozi. Byanga binoga mu myaka iri imbere iduhishiye ibintu byinshi. Ofete nta wanze ko Uburusiya buzamuka. Yego. Ariko noneho abantu baketse ko bwazamutse ku rugero rwo hejuru kandi Uburusiya buracyari hasi. Kaba ari ukwibeshya kandi tubonye ko nibura mu myaka 2 aribwo bwongeye kugaruka kuri stage. Rero twebwe nk'abapanafricaniste yego ahubwo igituma dufata Uburusiya ku rwego rwo hejuru no muvuduko dufite mu gushaka Afrika isobanuka. Ni inyota. Tukumva ko uwo muvuduko w'Abarusiya tugendana nabo tukumva ko buri hejuru kandi Uburusiya buracyari icyuka. Buracyari icyuka rwose. Nimba twabonye ko bwashyizemo billion 18 umushinwa ari kuri 250 no kuvuga ngo ubundi mbere yo kuvuga ko Putin yahigika Amerika banze ubwe ngo Biden afite neighborhood imeze ute, Putin afite neighborhood imeze ute. Kuko urumva Putin wa nubundi abamukikije kuko Amerika ntabwo yikomeza, burya Amerika ntabwo ikomezwa n'abantu. No Putin warashaka kwikomeza ntabwo aramenya akamaro ka solidarity. Ntabwo nabanza kore cooperation n'abantu runaka kandi bahuza inyungu. Yego. Noneho bo bamwemerera mu pushing imbere wenyine nkuko Uburayi bwa pushinze Biden.
ariko ndatekereza ko hari ugukanguka nyine habaye ugukanguka. none se urambwira ngo Putin Chine izamwemera Putin akora ibintu donc Putin akonveke Chine ijye imwumvira nkuko Biden yakonvensa abongereza bakamwumva? Oya biragoye kuko abo bagabo nyine ni ba bagabo babiri nyine ikizashoboka bo ubwabo uko babasha gukorana. Umuntu Putin afite wenyine umwumvira n'umuntu witwa Lukashenko wenyine. Lukashenko niwe mushaka kubwira Putin ati jya imbere nge nzaza nyuma, ariko nureba Iran ukareba Chine bo baramubwira ati ahubwo twebwe buri muntu nawe ararwana tugomba kujyana yacengera. Ariko ni ukuvuga ngo ibyo bintu rero ntabwo ugomba gufata Putin ngo umuhe urwego kandi ari wenyine. ni ukuvuga byanga binoga nuvuga ngo Putin Uburayi ubonye ahandi hantu bukura gaze na peteroli game done byaba birangiye rwose. Ari nayo mpamvu ubona bari gushyira ingufu cyane mu bintu by'amashanyarazi. No Putin nawe ntabwo azi kubundi biriya bintu ari byo byamufasha kugera muri center. We aracyabelivinga nyine mu we aca ahandi hantu kandi aho hantu bahita baguca intege kuko nibo ni benshi. Iyo uvuze ngo uraca muri Kireni bose ahita bahirunda. Ahubwo wowe vumbura ko ufite ibintu bakeneye utangire ko noneho aba ari byo ukoraho za restrictions. Noneho ureba ahantu mu bita muri Afrika Algeria wabwiye ati namwe gaze yanyu muyikoreho za structure n'ibyanga ndaza na Wegener kandi ahantu Wegener igeze tubona ko baboneka umusaruro ako kanyire. Babwire muri Mozambique bati mwebwe ntago iyo gaze yanyu bashaka gufatanya na ba Syria, babwiye ati iyo gaze kuki Macron agomba kuyiba mureba tuhamene Wegener. Donc bagende bashaka kandi ahantu noneho uko mubazitira gaze n'amapetroli bazavuga bati tudafite Uburusiya ntabwo twongera kubona resources ngwino muri centre géopolitique. Byanga binoga ni mpaka nyine haboneke think tank mu Rusiya nuko Putin azagera muri se barabasha kugira inama Putin. Naho ubundi kuvuga ngo uraca mu ntambara usanga bahicaye bakamena intwaro bakamena ibiki byose bitazagera ku ntego ugasanga ahubwo urimo urasubira inyuma kurushaho. Kuko so rero nuko nguko mbibona Uburusiya buracyari inyuma kandi bwanyuze mu nzira mbi yo kugera muri center. Ariko igihe umushinwa yabafasha birashoboka. Ese Middle East nayo ni umugabane urimo akavuyo. Turi kubona ingendo za Blinken, tukabona amato ngo muri Red Sea, tukabona ngo intambara, tukabona ngo Hamas ngo abayobozi ngo babamaze. Ese undi Middle East yo akavuyo kariho karaterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu agiye gusobanura ikibazo kiri muri Middle East genda bwakirebe mu ngune 3. Ni ukuvuga ngo Middle East hari inguni ya mbere ijyanye na oil, amavuta, gaze, petroli. Hari ikindi cya water crisis. Buri abantu ntago bajya bamenya ko amazi ari ikibazo muri Middle East kuko igice kinini ni ubutayu. Noneho amazi bakoresha akesha baturutse ari muri muri seas mu nyanja abari mu gunyunyu ntago wayanywa nsiwagira uti. Noneho hahitavuka conflict ishingiye kuri iyi migezi ya Euphrates na Tigris kuko niyo ifite amazi mazima. Noneho hakaza n'ikindi kibazo kiri religious kiri mu madini cya religion kuko Middle East niho havuka ama-religion atatu twakita kwasa nkakomeye: Judaism, Christianity na Islam. Nyine ubwo n'abayuda, abakristo n'abayisilamu. Urumva turakirebera muri izo angle eshatu. Ni ukuvuga ngo iyo nahereho aya mavuta ya petroli n'iki turabizi ko ni ikintu Amerika ikunda gukoresha cyane. Kandi iyo urebye hari ahantu hahagarutse amahoro urumva sa Saudi Arabia zishobora kugira capacity nazo zo kuba zakigurishiriza. Ariko ni haba harimo akavuyo bya bintu nyine biragomeza binyure bize kuri make, Amerika bibone kuri make, bibone muri exchange y'intwaro kuko ugiye no kureba iriya mitwe myinshi biriyo akenshi usanga hari ukuntu ifite akalinki n'ubundi kuri Amerika. Usanga n'ubundi akenshi hari ukuntu hari za Hezbollah za Houthis na Amerika byanga binoga haba hari mu tulinki. Ahubwo uko bitangira wenda nk'urugero urareba nka Osama bin Laden n'umutwe we byatangiye barwanya Umurusiya ariko birangira barwanyije Umunyamerika. Ni ukuvuga ngo kuko nyine
Amerika ihashyira imitwe yo kugira ngo itezemo ako kaduruvayo none irebe ko yabona kuri za resources zaho zitayihenze. Noneho rero kiriya kibazo cy'amazi uzagenda ureba ibihugu byagiye bikora madamu bimenasa izindi kugira ngo bigire power ya control yo gusupplying amazi meza. Wenda tuvuge nko kuri iyi conflict ya Palestine na Gaza, muribuka ko ntuza Israel yari yavuze ati reka da nta mazi muri Gaza turabakupira. Ibaze rero uyu muntu agukangisha amazi urumva ko ni ikintu gikomeye. Ni ikita kikwereka ko amazi nayo hari ukuntu afitemo akaboko. Noneho twaza ku buryo bw'amadini. Amadini hari ahantu igice kinini ni abayisilamu, ariko mu bayisilamu naho harimo abashiya, harimo n'abasuni, kandi bagiye bari muri ibyo bihugu bihagize bigiye bitandukanye. Ubwo ngubwo amadini nyine ubwo nafitemo uruhare. Amadini afitemo uruhare kuko twabonye ko harimo abasuni, harimo abashiya. Ni ukuvuga izo parametre eshatu nizo neza zingiro za kiriya kibazo kiri hariya. Binagoye kuba cyakemuka ko wa mungane kizakemuka isi nayirangira. Ngayo nguko rero reka dushimire Jean Pierre ku busesenguzi adukoreye bwiza cyane, ndetse n'undi muntu wese wumva nawe yaduha ikiganiro akatubwira kuri bino bintu by'imihindagurikire nawe yadutelefona tukamugana aho yaba aherereye hose, ariko muri Kigali nyine kuramutse uri kure nta robimba mfite y'amatike ateye ubwoba. Ubwo ngubwo sinzi ukuntu twajya tubigenza. Ngaho rero dusubiye mu yindi session. Bakoze cyane.